Ndabasuje kandi mbahaye ikaze inshuti bakunzi beza n'abakiriya ba Kigali House. Uyu munsi ndi Kibagabaga. Reka nizere ko rero nawe urimo gushaka kugura inzu kandi ukaba ufite budget igera muri miliyoni 330 kandi ukaba utarayibona. Umva aha ngaho urasubishwe, ngwino nkwereke inzu nziza cyane, ariko urabona quartier yongeye kukwerekamo inzu, urabona ko ari quartier nziza cyane iri perfect. Amazu nk'aya ngaya nta handi hantu wayasanga uretse kuri YouTube channel ya Kigali House. Namwe murabibona ko ari ubudasa, ni amazu meza, ni quartier nziza cyane. Uyu munsi ndi Kibagabaga. Kibagabaga rero ni Kibagabaga nziza nshyashya barimo kubakamo amazu meza menshi kandi agezweho. Ngaho ndebera ino nzu nkuzaniye, iyi niyo nzu nkuzaniye iri ku giciro cya miliyoni 330 z'amanyarwanda. Urabona ko ari inzu nziza cyane, ni inzu rero ifite korotire nziza cyane. Duhereye hano hanze urabona ko ari korotire imeze neza kandi ikaba ifite gate ndende cyane, nta kintu wazitwaza uvuga ngo gate ni ngufi yanga imodoka yanjye ishobora kuba byakoraho. So iyi nzu yacu rero muri makeya ifite ibyumba bigera muri 5, douche na toilette 5, ikagira na rooftop nziza cyane. Ubwo kandi nge namaze kuyinjiraho, navuye inyuma y'igipangu nageze hano aho nsanga parikingi yisanzuye yajyamo nk'imodoka 3 cyangwa 4 ziparitse neza rwose zitabyigana. Urabona inzu nawe imeze gutya kuri kamera kuri miliyoni zawe 330 z'amanyarwanda muri Kibagabaga. Urabona ko iyi nzu rwose aba ari imari kandi bikomeye cyane. Ikindi kintu ino nzu ifite, yubatse n'ibikoresho bikomeye cyane. Iyo mvuze ibikoresho bikomeye, iba ifite sima nyinshi, ikagira amatafari ahiye ameze neza cyane. Urabona ko ari agapura kari terebye rwose. Ndizera ko iyi nzu muri buze kwikunda. Mutuvugishe rero tubasurishe inzu nziza nk'iyi ngiyi. Nta handi hantu nakubwiye wayisanga, ni kuri Kigali House. Kandi nshimira n'ukuntu mukomeje kuzamuka, ubwiyongere bwanyu buranezeza cyane kuko nanjye nibyo binzamura. Aha ngaha hanze rero murimo murayibona, ni inzu nziza cyane iri presentable. Uretse kuba dufite ya parikingi, hano tuhafitemo n'umwanya w'akajaride mwiza cyane. Urabona ko hateyemo ubwatsi bwiza cyane. Ejo bundi niba bwafatanye bizaba ari ibintu byiza. Inzu yacu rero ni iyi ngiyi. Ikindi kintu ifitemo n'amanexi, nayo ndumva muri buze kuyabona muri icyo giciro cyose cya miliyoni 330. Reka rero n'abatindiye mbakuri inyuma dutangire twinjirane. Ariko wowe urimo kutwumva, wowe turimo kuvugana, nyamuneka ntukererwe kutuvugisha ngo tugeze kuri ino nzu kuko ni inzu nziza cyane kandi ikomeye imeze neza. Reka nyemerere akomeza aze tuzamukane hano kuri izi stairs tugana hejuru noneho aho inziri. Ariko ntaragenda hano muri uno muryango wa hano uciye uzamutse muri zino sikariye aranyemerera najyeyo, niho dusanga amanexi. Ubwo iyo tuvuze amanexi turavuga akazu k'umukozi, igikoni cyo hanze, douche na toilette. Urabona ko iyo nzu yose ari annex y'iyi nzu, urabona ko yujuje ibisabwa. Reka rero bite dukomezanya, anyemerera ahindukira ze tugende. Turahita dukomerezaho tuza hano aho dusanga, navuga ko ari nka bariko. Aka ni akabariko keza cyane ko hejuru. Uzi ko iyi nzu iteretse ahantu heza cyane ku bantu bakunda ibintu by'amafresheri, umuyaga mwiza, fresh air, nta muntu utawukunda. Urumva yuko biri bube biri perfect. Aha ngaha rero ni kuri rwa rubaraza rwacu ndimo nakubwira. Aha, reka rero anyemerera ze uhagaze hano ku rubaraza ndebera view y'ubu ufite, nyamuneka utarajya no kuri za rooftop cyangwa se amabalcony. Ikindi kintu, iyi nzu ifite amabariko ku byumba kandi nabyo ni ibintu bituma iba nziza kurushaho. Hano tuhafite urugi rwiza runini. Urabona yuko abantu basigaye bazi kubaka pe. Ni ukuvuga ngo runo rugi nubwo waba utacanye amatara, rukuzanira urumuri rwinshi cyane ruba ruhagije. Ubwo ni urumuri ruri naturel. Ni karibu rero muze twinjirane muri iyi salo yacu. Wow, ni karibu n'abahaye ikaze. Wow, ndebera noneho salo tugezemo hano. Urabona ko ari salo nziza, salo yisanzuye, salo irimo design zidasanzwe. Urabona ko ari salo nziza vraiment. Hano tuhafite TV stand imeze neza cyane. Ariko kamubwire tujye tubwizanye kuri kandi tunemere, abantu basigaye bazi kubaka pe. Ndebera nk'iyi salo ukuntu ibitunganyije, iteguye neza, idekoye. Noneho hariya hari amatara meza cyane
yo hejuru urabona yuko ari ibintu biryoshye, iyo biri kumwe n'iyi parafo urabona ko ari ibintu bitanga ubwiza budasanzwe. Twari turi muri salo rero, ndumva mwayibonye bihagije. Iki gice mugezemo ngewe ni saramanje, ariko saramanje nini nayo ubona ko yisanzuye, ni saramanje ihita ifatana n'igikoni cyacu. Hano ni igikoni kiri open cyiza cyane, American kitchen. Ndebera nawe iki gikoni ukuntu kimeze. Gusa ibintu byose kubera ukuntu basigaye bazi kubyubaka neza, usigaye ugera mu bintu byose ukabona ni nk'umutako neza neza. Iki gikoni uretse kuba bagitekeramo, urabona ko ari igikoni kiba kimeze n'ubundi nk'umutako. Ni igikoni cyo wategura buri muntu wese akaza akumva yifuje gukomeza kukireba. Ikindi kintu kino gikoni gifite ibyangombwa byagenwe byose. Umwanya wa firigo ni munini cyane, umwanya wa kuka sinakubwira ni munini, lavabo nziza zigera muri 2. Urabona ko ino nzu rwose iri perfect. Natangiye mbabwira ko ifite ibyumba 5. Dukomezanye muri ibi byumba nyine, sorry nari mbabwiye ko ifite hasi icyumba kimwe ariko ni 2. Nkikingura no muryango tuba tugiye mu byumba bya mbere byo hasi. Niba ufite umubyeyi ashobora kurara hasi cyangwa n'umwana cyangwa n'umushyitsi. Anyway, hano tuhafite icyumba cya mbere, ni icyumba cyiza kinini. Ndebe urabona ko ari ibyumba binini bifatika, ni ibyumba bigiye birimo amatara meza cyane, ni ibyumba birimo amagariderobe, parafo nziza, isambu imeze neza. Ikintu nakunda ino nzu, ifite ibyumba bigari. Ngwino dukomezanye tubereke n'ikindi cyumba hano. Iki ni icyumba nacyo cya kabiri cyo hasi. Urabona yuko ari inzu iteguye neza rwose, ni inzu iri perfect. Wandebeye ayo matara, ni amatara meza cyane ameze nk'imigozi. Garderobe urabona ko nazo zimeze neza cyane. Ibi byumba 2 rero byo hasi, ngwino hano ubereke ino bathroom bikoresha. Urabona ko ari bathroom nziza nayo nini yisanzuye, amakaro meza cyane ameze neza, ibirahure byiza, toilette nziza. Urabona ko ari ibintu bisa neza kandi biri perfect. Tuvuye rero muri iyo douche, reka dukomeze. Hano harimo umwanya navuga ko ari nka storage yo kuri stairs. Uwo ni umwanya munini nawo wabyaza umusaruro. Reka dukomezanye. Twakomeje hasi twabonye ibyumba 2. Reka dukomereze muri no side aho dusanga icyumba cyiza kimwe, ariko banza ubereke bathroom yacyo bite tuyihera. Urandebera kuri miliyoni 330 zonyine iyi nzu ikitwa iyawe, ugatura muri Kibagabaga. Tukiva muri iyo bathroom turasanga hano icyumba. Ngaho mbwira kino cyumba wakirega iki? Urabona ko ari icyumba kigari kisanzuye rwose kimeze neza. Nyamuneka iyi nzu dukore ibintu byihuta mudasanga bayiguze. Niba ufite gahunda mvugisha mu ba mbere. Uretse kuba kino cyumba ari kinini kandi ari na kigari, gifiteho n'urubaraza rwiza cyane. Ngira ngo umuntu murarubona, n'urubaraza narwo rwisanzuye ruri perfect. Tukiva kuri icyo cyumba rero turasanganirwa n'ikindi cyumba cyiza kiri hano. Nacyo ni icyumba kinini kisanzuye rwose. Urabona ko ari icyumba gisa neza, ariko aya matara murimo murayabona. Urabona ko ari itara ryiza rimeze neza cyane. Garderobe urabona ko ni inzu yisanzuye mbese muri make. Hano rero naho ihafite bathroom, reka nayo tuyibereke. Urabona ko ari bathroom nziza nini yisanzuye kandi isa neza cyane. Wow. Tukivaho turahita twinjira muri cya cyumba muba mutegereje muri benshi. Ngwino tubereke icyumba cyiza cyane. Ni icyumba kinini cyisanzuye, ni chambre principale. Tukigeramo nubwo ntayivuga cyangwa se ngo mvuge byinshi, urabona ko uhita umenya aho tugeze niba udukurikirana neza. Iyi ni chambre principale y'iyi nzu yacu, aricyo cyumba cya 5. Hasi twabonye 2, hano tubonye 3. Urumva nibyo byumba bigize iyi nzu yacu. Ariko murabona aya matara arimo hejuru, ukuntu bahita niba bayita snake light simbizi, ariko urabona yuko ari byiza cyane. Ndebera nawe parafo, urebe umuteguro uri muri chambre principale, urebe hano tuhafite akamira keza cyane. Urabona ko gasobanutse kandi gasa neza. Ikindi kintu dufite garderobe nziza cyane hano ya chambre principale. Nyine sa n'ugaruka hano wongere ubereke barebe neza iyi chambre principale uko imeze. Ni icyumba mpamvu ukwiriye gutemberamo neza kandi mwitonze kuko tuba twahababereye. Gifite kandi urubaraza runini cyane cyangwa se balcony nini pe. Mu gihe waba udashaka kujya kuri rooftop, hano hantu urabona yuko hagusavinga neza, ukaba ufite view idasanzwe. Dufite rero douche
na tuwarete y'iyi shambure principal, banyerekere neza ukabyara witonze, ubereka iyi bathroom nziza, bathroom nini, bathroom ifitemo ibintu byose bimeze neza, ibirahuri byiza, amashawa meza, ikagira akaravabo keza cyane gateguye neza. Urabona ko ari bathroom iri perfect. So mwabibonye yuko rero ibyumba tumaze kubisura tugeze kuri rooftop yacu. Urabona ko ari rooftop nziza iriho ibyuma hejuru ushobora kuba washyiraho ka karahure keza, akaba ari rooftop isakaye. Urabona yuko iteguye neza cyane. Iyi rooftop urabona ko si nini cyane ariko nanone irahagije, ni rooftop rwose ihagije. Reka se n'ubuhindukira abereke hari hakurya murebe aho uba wifitiye view nziza cyane. Ndebera nawe uri kuri no rooftop urabona ko uba ufite view idasanzwe, iri perfect rwose, imeze neza. Simbahaye deal uyu mwaka se, ngaho nimuze mugure inzu nziza cyane kuri $330,000, ibyumba 5, dushe na toilette 5, rooftop hano Kibagabaga ahantu heza. Murakoze rero, ndabashimiye cyane twabanye, ndabashimiye cyane, muri abantu b'abagabo. Imana ikomeze kubaha umugisha, ibaruhundagazeho amafaranga menshi, buryo iyo mwabonye natwe turayabona rwose, kandi ibahaze n'uburame, ikomeze kubarinda, ibongerere iminsi yo kubaho. Murakoze rero.